muraza kumfasha dukore countdown mu gihe babwirire. You will help me to do the countdown from the 5th second and 5, 4, 3, 2, 1. Let's the 17th edition of Tour du Rwanda 2025 begin. Igare rero ndarikunda cyane, nta n'igihe nari kimwe ushobora gutangira kugiye ku rwego rw'igihugu ntahari, ndemera nkaza rwose nkica akazi. Amakipe yacu nashaka abaterankunga, namara kubona abaterankunga bagerageze abayobozi b'amayikipe bite ku mukinnyi, ku mwatlete, aho umukinnyi w'umunyamwuga nk'uko umunyamakuru ari umunyamwuga, uriya muntu bamurinde kujya mu bindi, atungwe n'igare, ubuzima bwe w'igare, bamushakira amarushanwa, bamushakira amayikipe kugira ngo mbese abashe kwiteza imbere ku giti cye, akore yumva ari stable, avuga ngo umwuga wanjye n'uyu nguyu. Ntago umuntu yasiganwa ahembwa 100,000 asigaye n'uhembwa miliyoni, kumutsinda biragoye pe. N'ibikoresho babashakira ibikoresho bifite agaciro ndetse bashyiremo n'amafaranga afatika, ibintu bizagenda neza, twongere dutware Tour du Rwanda nk'uko byahoze itarajya kuri 2 n'igice kimwe. Abakinnyi b'umupira w'amaguru bitabwaho bihagije guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, ariko umukinnyi w'amagare yitabwaho ku munsi w'irushanwa gusa, kubera ko imbogamizi ya mbere mbona mu magare nuko mu gihe badahembwa rwose wa mukinnyi ntago bamuteragamo umusaruro. Umukinnyi niba ahembwa ari uko yakoze irushanwa ntago yabikora nk'umunyamwuga. Niba muri ya minsi umukinnyi abakeneye ibintu byinshi, akora akazi k'imbaraga, muri akeneye imyitozo, ya myitozo ntago aragiye cyo gukoresha mu myitozo, akeneye cyo kurya, akeneye recuperation, ariko mu gihe atabonye amafaranga, atabonye ibintu bimwitaho kugira ngo abone icyamufasha, ntago rwose twabona abakinnyi. Turasaba ko bakwita ku bakinnyi guhera mu kubana batoya, buriya igiti kigoga kikiri gitoya. Umusore w'imyaka 19 rero wavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2 2006, akaba ari intsinzi ye ya mbere atangiye gukina mu bakinnyi bakuru. Umwaka ushize 2024 yatwaye amasiganwa 7 mu ba junior. Uyu mwaka rero akaba azamutse mu cyiciro cy'abakuru, ahita atwara intsinzi ye ya mbere ku isiganwa rya mbere akinnye. Ni nawe champion w'Ububirigi muri individual time trial, yongeye kubyerekana uyu munsi. Aldo Taye. Urumva ubundi Tour du Rwanda ni event ubwayo, ntekereza ko abo baterankunga bashingiye kuri event bitandukanye nuko competition z'ubuzima busanzwe zo ziba ziri kuri federation, ugasanga rimwe na rimwe babaterankunga baje mu iyo event. Gusa nyine nk'abanyarwanda muri rusange dufite umuco wo gushigikirana no gukorera hamwe, bakwiye no gutekereza ku masiganwa y'imbere mu gihugu, kuko niyo adufasha kuzamura urwego rw'abakinnyi, bigatuma noneho twitwara neza no muri ya Tour du Rwanda. Urumva iyo bateye Tour du Rwanda inkunga ikazamura urwego, nibyo ni byiza kandi ni umukino international, ariko byinshi hari ubwo bigenda hanze kandi byakabaye byiza bisigara mu Rwanda. Rero ntekereza ko uko iyo sponsorship bagaragaza muri Tour du Rwanda, umuhate wo gufasha ku kigare no gufasha no kwitanga, ko baza bakabigaragaza no muri Rwanda Cycle Cup, bigafasha kuzamura urwego no kongera umubare w'amarushanwa ndetse na mikoro y'abakinnyi. Urabona ko Tour du Rwanda ikubiyemo abaterankunga benshi. Mu gihe baramuka baje no muri local races z'imbere mu gihugu bakagira ama equipe bafasha, byadufasha kuzamura urwego rw'abakinnyi n'amakompetisiyo, bigatuma tugira abakinnyi bari ku rwego mpuzamahanga rwo guhangana, kubera ko n'isiganwa ryarahinduriye urwego mu ishusho rusange imbere mu gihugu. Masengesho Venke akaba rero uyu munsi ari umunyarwanda wa mbere uzamutse kuri iyi podium. Nta zina riryoshye nko kwitwa Masengesho ukajya kuri podium, ntago waba Masengesho ukaba Venke, ukaba Venke. Muri rushanwa harimo abanyarwanda, harimo abandi banyamahanga, ariko bose byari ibirometero bikeya byo gufungura imitsi, so barangije neza kandi tugashimira abafatanyabikorwa bacu ko bose nabo bari bahari. Murabona n'amatimu yabo. Ubu tugiye gutangira, dusohoke muri Kigali, tujye hanze, tujye kureba abanyarwanda bandi bose aho batuye, tugaruke ku cyumweru dusoza irushanwa. Rikaba rifite umwihariko ryo kuba ribaye mu mwaka twitegura kwakira irushanwa ry'isi bwa mbere kuri kontinent ya Afurika nyuma y'imyaka 125. So nko ku munsi wa nyuma dushaka kuzakora imwe mu mihanda tuzaba dukoresha, turumva ko harimo umwihariko.
icyo abantu bose bahurizaho ni ukuvuga ko igare mu Rwanda yiga abantu bararikunda ni byiza ariko imibereho y'abakinnyi muri rusange iracyari hasi ntabwo ishimishije kubera ko ntabwo bahembwa ku buryo bugaragara abakinnyi b'indi mikino bahembwa ukwezi abaho ntibahembwa ukwezi ni ugutegereza niba habaye irushanwa bakareba uri gutwara ibihembo akabura babona kwishyura nabwo n'ibyo bihembo nabyo bakavuga ati ni bikeya birakwiriye ko bivugururwa ku buryo abantu bakina amagare cyangwa se basiganwa ku magare nabo bagira imibereho myiza bakagera ku rwego rushimishije nabo bagatungwa n'umwuga bakora nk'uko n'abandi ubatunga. Ndi Fulgence Kizwera ijwi ry'Amerika i Kigali.